mukomere kandi nanone bene Imana. Muri iri sesengura turebera hamwe ibyiyumvo bya Bertrand Ndengeyingoma, umukwe w'umugabe Paul Kagame, umuhungu wa Cyril Ndengeyingoma, akaba n'umugabo wa Ange Ingabire. Ikivuga kuri uyu Bertrand Ndengeyingoma bizagorana kumva aho azashyiguka agatora avuga ibyiyumvo bye, cyane cyane nyuma yo gushyingiranwa na Ange Ingabire Kagame. Hari ukuba Bertrand Ndengeyingoma ashengurwa umutima n'abamwita umupende, babihera cyane cyane ko sebukwe Kagame Paul yirirwa yigamba ko ari we wise abana be amazina. Bikiyongeraho ko Ange Ingabire Kagame yanze gufata izina rya Ndengeyingoma akagumana irya se Kagame n'iry'amavuko rye rya Ingabire. Noneho Kagame akabihura umunsi atinyuka kwita Ndengeyingoma umugore wa Ange Ingabire, ntanagire akantu ko kwicuza cyangwa se ko kwisegura. Gusa ibyiyumvo bya Ndengeyingoma ushobora kubisomera mu mashusho amwe n'amwe agaragaramo. Aha Ange Ingabire Kagame aca kuri nyirabukwe ari we nyina wa Ndengeyingoma atamurebye n'irihumye. Ndengeyingoma uri kugenda mu nyuma za Ange nawe akurikiza umugore we ntarebe yihumye ababyeyi be. Ibi byo kugenda mu nyuma za Ange no gukurikiza ingero ya Ange byerekana ko Ndengeyingoma atari wa mutware w'urugo. Ndengeyingoma agendera ku mategeko ya Ange Ingabire. Ndengeyingoma arahindukira areba muramu we Brian Kagame, nako asa nk'umubererekera. Ibi nabyo byerekana kwigengesera ngo adatera icyugazi abamutegeka. Uretse na Brian, hano naho murabona ko agenda abibera agira ngo aberekere Cyomoro na Kigenza. Kandi murabona ko Ndengeyingoma agenda atera intambwe imwe ku yindi. Ibi bikaba byerekana ko kwigengesera batagira uwo abangamira, bikaba byamukururira kurebwa nabi. Ibi kandi byerekana ko ashobora kuba yarigeze kwihanangiriza azira kwisanzura. So kuberekera mu gutambuka gusa, kuko Bertrand Ndengeyingoma agaragaza no kwitaza abandi. Ibi byo byerekana ko Ndengeyingoma aba atinya ko bamutwama azira ko hari uwo yateye icyugazi. Naho kuri iyi foto yo Ndengeyingoma agaragara kandi ko yubitse umutwe imbere ya Brian Kagame. Ibi birerekana ko yibona nk'umuntu uri munsi ya Brian ku buryo atatinyuka no kumureba mu maso. Bertrand Ndengeyingoma agaragaza kutisanzura kugeza n'aho adashobora kwibeshya ngo agendane isimu cyangwa telefone ye mu ntoki. Ariko Ange we isimu arayifata akayigendana mu ntoki. Ibi rero bikaba bihamya ko Ndengeyingoma aba yikanga ko yabonwa nk'umuntu ufite ibindi arangariyeho, bityo akaba yafatwa nk'umuntu utitaye ku mugore we, bikaba byamuviramo amatage no gucunaguzwa. Ibi by'uko Ange we ashobora gufata isimu, Ange Ingabire abyongeraho kwerekana ko kuba Ndengeyingoma ahari ntacyo bimubwiye. Bivuga ko Ingabire afata Ndengeyingoma nk'inyuzuzamurongo. Uretse ko adashobora no gufata isimu mu ntoki, Ndengeyingoma abura n'uko nawe yifata.
aha murabona bashaka gutebeza, ari nako kandi azamura amapantaro akazinga amaboko y'ishati, aragenda aho akayoberwa niba yasuhuza cyangwa atasuhuza, mbese abasa nk'uwashobewe. uri kuyifata nibyo hano bimutera kugenda yubika umutwe, ashira akanya akawubura, ukubura ayacira nayo amira. Hano Ndengeyingoma akuramo ingofero ageze hafi ya Kagame. Ndengeyingoma asubizamo ingofero ari uko abonye abandi bo bakomeje kwambara ingofero zabo, mbese Bertrand Ndengeyingoma aba yabuze ayacira nayo amira. Mu gihe Ndengeyingoma we aba akurikiranira hafi intambwe za Ange we aba yirebera hirya. Umutima wa Ndengeyingoma afata ko ari itegeko ko agomba gukora ibishoboka byose Ange akagubwa neza, mu gihe Ange we ntacyo yabimubwiye. Muri ano mafoto murabona ko Ndengeyingoma areba Ingabire, ariko Ingabire we ntamwiteho, ahubwo Ingabire we icyo yitayeho ni ukugaragara neza mu ifoto. Bisobanura ko Ingabire atarajwe ishinga n'urugo ruhire, ahubwo ikimugenga ni ukwigaragaza neza ku karubanda nk'ishusho y'umugenga. Uko bigaragara rero, Bertrand Ndengeyingoma asa nk'ujya afata umwanya wo gutekereza ubuzima abayemo, akumva ameze nk'uwabuze amajyo. Ibi nibyo biviramo Bertrand Ndengeyingoma kwigunga mu nguni. Izi mfuruka Bertrand Ndengeyingoma yigungamo niho aba asuhuza imitima, akayankike imenya agahinda k'inkoko yayitoyemo. Usesenguye byimbitse, ibi byerekana ko Bertrand Ndengeyingoma yabuze amahwemo, kugera naho rimwe na rimwe yerekana umunabi ahatari ngombwa. Aha Ndengeyingoma arebana inenengwe, yakweduye iminwa nk'ikimasa kimosa, mu gihe Ange Ingabire we ari kwisekera. Ubundi hari undi mugore yaba yahangayitse abitewe n'uko umugabo we yabuze umutuzo. Muri uko kubura amahwemo, Bertrand Ndengeyingoma akurizamo kandi no guhebera urwaje. Aha Bertrand Ndengeyingoma asomana na Ange Ingabire agaragara nk'uwahebeye urwaje, akemera kuba inganzwa ya Ange Ingabire muri byose, kugeza naho Ange Ingabire ari gufata icyemezo cyo kumusoma. Hano murabona ko ari Ingabire wafashe icyemezo cyo gukurura Ndengeyingoma amwegereza ngo amusome. Muri uko guhebera urwaje nibyo bitera Bertrand Ndengeyingoma guharira Ingabire gufata ibyemezo byose. Hano Ingabire niwe uzana ikiganza akabwiriza Ndengeyingoma kurambika ikiganza cye hejuru y'icye. Ubundi umugabo niwe werekera umugore ko arambika ikiganza mu cy'umugabo, mu kwerekana kandi ko ari we nyir'ububasha. Ingabire agerekaho no kureba agenzura niba Ndengeyingoma yarambitse neza ikiganza aho yeretswe. Si Ndengeyingoma gusa urepfu na ruguru, kuko n'ababyeyi be nabo berekana ko biyumvamo ikintu cyo kujujubywa. Hano ababyeyi ba Ndengeyingoma baragaragara ko agizwe jishwaha, bakicazwa ku meza kandi hari imyanya mu ntebe. Impamvu ni uko ino foto itafashwe mu rwego rw'urwibutso rwa gahuzamiryango, ahubwo iyi foto yafashwe mu rwego rw'umuhango wo kwerekana ko Ndengeyingoma n'umuryango we bafatwa nk'ingwizamurongo zo gutubura umuryango Kagame. Iyi foto kandi
yerekana ko Ndenyengoma nawe yabuze amahwemo agahungira kwihugika mu mfuruka bimwe twabuze haruguru. Kubona ababyeyi be nabo bari muri urwo ruhingane bitera Bertrand Ndenyengoma kugira umutima wuzuye amaganya. Urugero rufatika ni uko muri ino foto mu gihe Ingabire we aseka kandi asa nk'utitaye ku mugabo we, Bertrand Ndenyengoma we aragaragara nk'uri kwiyumvira, ari nako asuhuza imitima. Bikaba byerekana umutima wuzuye amaganya. Bertrand Ndenyengoma afite n'ingingimira hamwe n'inkomanga ku mutima, bikaba bigaragarira hano aho Ndenyengoma asekana imbereka bimwe bya Nyarureshwa kubera nyine ingingimira ikomatanyije n'inkomanga ku mutima. Ni mu gihe Ingabire we udafite icyo yikanga amwenyura nta nkomyi. Wabura kandi ushimangira ko Bertrand Ndenyengoma afite ibyiyumvo by'uko afite aho akomwa, bityo akamenya no koroshya by'amaburakindi. Aha murabona ko Ndenyengoma abanza gusa nk'uwunama wacishe bugufi imbere ya Ingabire, we kandi akaguma yemye, ari nako arebera Ndenyengoma mu nguni y'ijisho nk'umuntu umutegeka. Ibi byerekana ko Ndenyengoma akomwa, ikaba imvano y'inkomyi ahorana mu mutwe. Iyo nkomyi imukoma mu mutwe yanabaye intandaro y'uko Bertrand Ndenyengoma ahorana igihunga no guhungabana. Icyo gihunga kinamuhungabanya nicyo gitambamira Bertrand Ndenyengoma yisanzure haba mu bandi, haba ndetse no ku mbuga nyampuro. Ku rundi ruhande, amashusho agaragaza Ndenyengoma atari kumwe n'abo mu muryango wa Kagame amugaragaza nk'umuntu wisanzuye kandi wumva ko abaye ahobototse ingoyi. Aha araseka urumenesha nta mbereka, aha ari kumwe n'uburabwe. Hano noneho yashoboye gufata isimu mu ntoki arisanzura nta sereri, kandi ari nako atambagirana umudendezo yumva impumeko y'amahoro. Mbese ari kunyeganyega ndetse anitsa umutuzo, bikagera n'aho anyuzamo kuganira atebya, ari nako acishamo akamwenyo ku matama. Aho kurebana igihunga, noneho ararebana ijisho risuzuma kubera ko ibwonko he ari guhuhamo amahumbezi, bikamutera amafu ku mutima, bityo agatanga indamukanyo yuzuye ineza. Hano Ndenyengoma ari kumwe na mushiki we, nanone murabona ko yasobekeranyije ibiganza akihengekamo gato n'inkokora ku kabati, akareba muri kamera nta gihunga, nyuma yo kwimiriramo twa Henesi. Mbese Ndenyengoma hano yifitemo akanyabugabo bimwe bita confidence. Ngibyo rero ibyiyumvo bya Bertrand Ndenyengoma bisusuruka iyo umugore we n'abo kwa Kagame badahari, bikaza nko gusuhererwa iyo ari kumwe n'umugore we n'abo kwa sebukwe muri rusange. Yemwe mugira amahoro n'urugwiro kandi